watuza ugahama hamwe bikagenda gute uruwanjye ndongenda bivuze uruwanjye nta n'ikindi ndenza turaje tubibona sibyo uko biragenda kose wenge wivugisha icyambere mfite abana babiri kuba mbafite se bivuze iki ubu noneho ngendiho nta mugabo ushobora gutunga kubera iki ari sezerano mfitanye nawe ntabwo abantu mwese ari sezerano mfitanye nawe ngendiho nta wamukorera iki wamukorera iki ntamugo ahubwo iryo jambo uvuze ugiye gutuma ngiye kwishinganisha ahubwo aho ngaho uvuze neza aho uvuze neza kabisa naza nashaka bahari cyangwa dare naha uzahitamo kugira ngo wahitemo bya bindi wigiraga gera maze guhitamo ariko nubundi nuko wazaga unyisabishwa imbabazi ubeshya none se ko wazaga unyisabishwa imbabazi ubeshya wabeshyeraga iki uko nyine nashaka kumenya niba muziranye se muziranye bingana iki muziranye kuva ryari safi turaziranye kandi manje n'igituziranye gusinze impamvu muri kumumbaza habaye iki nta kintu cyabaye mu by'ukuri ariko hari undi mubano mwamufitanye uretse ubushuti tuzi bushuti busanzwe bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV shanga bisanzwe ndasuje kandi nkubaza kuri tuze gukomeza kugira ibihe byiza ubwo natwe umunsi wundi wo kurikirana ibiganiro byacu by'umwihariko ndagushimiye ndetse nawe wakoze subscribe ndagushimiye cyane nsiba nawe utarayikora ko yakora kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bishyiraho umunsi kundi reka nshimire nawe ugira inama aho tuba twaganiriye nabo bagiye batandukanye ku nama ku nkunga ndetse n'ibitekerezo mugira abatumirwa bacu mu by'umwihariko namwe ndabashimiye kandi mukomereza aho birabubaka hari abo bigirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi uyu munsi rero ndi kumwe na papa Safi nanone nifuje ko tuganira ku bw'impamvu hari umuntu wamuntumyeho ariko kandi nemera kuba intumwa nziza nemera ko ndibuze kumugezaho ubutumwa niyo mpamvu turi kumwe hano nta wundi rero wamuntumyeho ni madamu we reka mbanze nkwakire ngo uhaye kazi murakoze cyane umeze ute se urakomeye cyane rwose urasa neza nanone ni ibisanzwe ibi ni ibintu umuntu aharanira akageraho ukumenya wihirinze cyane urabihaniye bikomeye washoye byinshi cyane utanze amaraso cyane oya gutanga amaraso byo ntago birimo byihorera waba ukabije kugeza uyu munsi ngo byumve uburemere bwabyo niyo mpamvu uvuga ko bikabije kugeza uyu munsi papa Safi ameze ati mu buzima busanzwe nyuma y'iminsi iciyeho tubonanye papa Safi rero ndaho nk'ibisanzwe nk'uko duherukana nta kibazo kindi nigeze ngira nyuma yacyo akazi karakomeje nk'ibisanzwe mbese muri make nawe urabibona cyetse nibona hari icyahindutse cyabaye cyahindutse byaba bitewe wenda n'umunaniro n'akazi n'iki ariko nta kidasanzwe urakoze cyane hanyuma rero nanjye nifuje ko tuganira nta bidasanzwe ndetse ibintu ni amahoro utakeka ko hari ibindi binzanye bitari mu byo utekereza rwose igihe cyose iyo nkubonye cyangwa iyo umpamagaye buriya mpita ngutekerezaho byinshi bitari bibareko nanone ntukabye bose nyine ntekereza byinshi ariko burya ibyinshi biba bivangavanze ubwo nguteze amatwi ni bibi niwo bivuze ntukambone nk'ibibi gusa hari n'igihe biba ari byiza ahubwo wenda bitanyuze mu buryo bwawe reka ngutege amatwi kuko n'abantu ntabwo twumva ibintu kimwe ni ukuri Imana imfasha tubyumve kimwe uyu munsi yego ni ukuvuga ngo urabyibuka ko ubushize twaganiriye na papa na mama Safi twasoje nyine tutamenye ukuri kwa byose ariko wavuze ijambo ryiza uravuga uti uyu munsi ngiye ikintu mvuze ni munsi mwamenya amakuru y'ibyo byose bivugwa na rubanda abantu baravuga kuko kandi nibyo nge muzabimenyesha wayamenye se ni ukuvuga ngo ikintu cyanzanye mama Safi ejo yarampamagaye tuganira kuri telefone ntago twahuye arambwira ati hari ibyo nifuza kubwira turaganira arambwira ati rero hari nimero nabonye Wamukobwa nyuma ngo yaramuhamagaye baravugana ubwo ibyo yamubwiye byose ndi bujye kubisubiramo wazabyikwibwirira ni ukubeshya ntago yabimbwira kuko ni ukubeshya ntago yabimbwira we yabikubwiye wowe ariko ntiyatinyuka kubimbwira kuko azi ko ari ukubeshya nawe rero ibyo uje kumbwira ni ukubeshya ariko nge simbeshya
uku kuri kwawe gushingiye wenda nje barambeshye ariko nje sinabeshye nyine barakubeshye ibyo bakubeshye none nawe uje kubimbeshya impamvu ni kuko nafashe umwanya wanjye impamvu ifatika yo kumbeshya mbese cyangwa kumbeshyira ni nafashe umwanya ndaguhamagara nje kukubeshya wakoze cyane hari mbwira inyungu mbifitemo ntago mbizi nta kintu cyo nari mfite n'ubu ndacyayibazaho nta kandi kazi nari ndashaka kuzayikurikira umva mbanze nkusobanurire uzi ko nabaye akazi kuri wowe jewe oya nabaye akazi kuri wowe ukamubwira buriya wabona akazi ariko ntago uri akazi kambenga ibyo mba nkora suko ntekereza ko sinzi uguhemba niba ari mama Shafi wabanje ukareka ntago mbizi ntago ndabasha gusobanura umwanya cy'ingenzi ndawuguhaye rwose wenda mu mfobye ariko navuze icy'ingenzi ni ukuvuga ngo rero mama Shafi yampaye nimero arambwira ati fata nimero uzayimuhamagara uyu mukobwa azakwibwirira ibindi. Mama Shafi niwe wayiguhaye cyangwa umukobwa niwe wayiguhaye? Umukobwa njye situziranye. Mama Shafi waramuhamagaye? Ntabwo namuhamagaye ko nimero yenda yifite. Nanze kumuhamagara ngo bitaza amagambo naho hera bitazavuga ngo keje yavuganye na wa mukwa urashaka kuvuga ko ushaka kumuhamagara turi kumuhamagara naravuze waramubonye se? Ntabwo ndamubona. Keza reka ngubwire. Wagiye umfasha muri byinshi, wagiye udufasha muri byinshi, ariko bigeze aha ngaha biragukomereye. Ntabwo binkomereye. Kuko nibitagusaba kwitwara neza birakugonga. Kuvuga ngo umuntu yaguhaye nimero ni nka kwa kuri umuntu bamwe ba telefone akajya hamagara undi akamubwira ngo ndaho ngaho nawe ngo umuntu yaguhaye nimero ngo ugiye kumuhamagara turi kumwe ngo umenye ngo uko namuteye inda ngo umenye ko tubana. Simubaza inda. Uramubaza iki? Sindi mubaza ibyinda. Ngewe ariko ntago ndasoza. Yarambwira ati ndaguha nimero uzamuvugisha nawe wiyumvire. Naravuze ati sinajya kuvugisha umuntu mu ibanga ryanjye ngo nze mbwire papa Shafi ngo wa mukobwa yambwiye ibi. Ntabwo nsaka kuvuga ibintu bambwiye ngewe. None se nkuri mu iperereza reka nkwereke ubushizi wavuze ngo iki waravuze ngo nyine reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza ndumva uri mu iperereza. Izo nimero wazimpa byakunda wowe ukazimpa uzikoresha iki se? Ngiye nkazihamagarira nimero ziri muri telefone yanjye nyine niba nizijya muri telefone yanjye nawe byibuze urahita ureba uvuga uti uyu muntu koko dore telefone ye za nimero razifite ziba ibyo tubireke sinshaka kubigushinza. Ngewe ndi gushaka kuba umwere, ndi gushaka gukora ibyo urashaka gutumikira mama Shafi, ndi gushaka gutumikira mama Shafi kuko we ntago yifuza ngo guhura nawe kugira ngo rero mu maramatsiko mu maramagambo ashirivuga namwemereye niba uri umwere urengana kuko arabibone niba nawe baramubeshye cyangwa yarakubeshye nabyo bigaragara. None urashaka kugira ngo uburenganzira bwo kumuhamagara. Ngewe nyemerera muhamagare muvugishe ntago tuziranye n'ubwambe tujye kuvugana muvugishe mubaze mama papa Shafi uramuzi niyemera ko kuzi cyangwa ko aramuziranye. Reka nkorohereze muhamagare. Reka nkorohereze muhamagare. Umukobwa muhamagare sinzi niba ari umukobwa niba ari umugore niba ari umukecuru simbizi niba ari umugabo simbizi wowe muhamagare. Nukuki ntuko y'igitsina gore ntago nge simbizi no ubizi muhamagare. Ariko watungurwa witabwe n'umugabo nabyo ntacyo icyo dushaka n'ukuri. Okay muhamagare. Bura nawe ushobora kwamugana urengana. Oya muhamagare. Arenganye ni benshi. Muhamagare. Kamuhamagare kuri telefone mubaze ibyo tubwira nibyo. Ndumva nta n'ikindi ndi burenzeho nje. Uzongera no kumva mbivuga. Nyine muhamagare. Kamuhamagare kuri telefone duca amazimwe. Oya muhamagare. Ariko kandi ntuze kurakara wa ukabyara we. Iyo njye mbona hari igihe gukorana nkabona wamfashe nabi nkabona wafashe ibintu uko bitari kandi buriya nta na kimwe kibimbangamije. Muhamagare katwe kugimaka muhamagare. Muhamagare rwose wa mubyeyi. Ni nakunda umuntu tuvugana. Uyi mwaramutse. Mwaramutse neza. Nitwa Keza ndi umunyamakuru. Yego Keza. Rero nifuje ko tuvugana ku bw'ibintu numvise ndashakaga kumukubaza ko hari umuntu nyine twari turi kumwe nifuzaga kumenya niba muziranye ubwo niba bitakugoye uransobanurira. Wambwira nkumva umuntu wari umuntu bita papa Shafi umupapa bita papa Shafi niba umuzi. Yego papa Shafi ndamuzi icyo mumbaza nta yindi mpamvu mukubaza nuko nyine ndashaka kumenya niba muziranye se muziranye bingana iki muziranye kuva ryari. papa Shafi turaziranye kandi turaziranye
manje n'igituziranya gusinze impamvu muri kumumbaza habaye iki nta kintu cyabaye mu by'ukuri ariko hari undi mubano mwamufitanye uretse ubushuti tuzi bushuti busanzwe nje nakubwiye ko tuziranye kije kinini sindi ntabwo bibareba n'ibyanjye na papa shafi yego koma ariko ntibikurakaze kuko hari ukuri twifuzaga kumenya urumva afite umudamu kandi urumva umudamu amenye iyo nkuru ntago yamushimisha uyo by'umudamu wese ntabwo nje binde ariko nziranye na papa shafi umudamu we nibimureba sindi tayo ahubwo muri kubona akariza umwanya yego koma ndakubye ninseka ntundebe narankopye papa shafi tuziranye ibyacu n'ibyanjye nawe ntawe bireba wowe akubwiye ko muziranye se wowe wumvishe muraziranye njye nkwiye kumenya nawe cyane niwe mukwiye kumenya njye nkeneye kumenya uwo mukobwa uwo mumenya nanjye ndamuzi uri guhamagara icyambere uhamagara simuzi we man ariko kukimongora reba uri murahamagara umuntu ntazi n'umwubaje izina rye nanjye ntago muzi none se urumva ibyo ndi mfite nimero ze zande se kose nyine mbabara ngo muhamagare urambwiye ngo muhamagare ni nimero zande z'uyu mukobwa cyangwa umudamu ntago nzi izina rye muvandi reka nkubwire rero muvandi sinzi izina rye rwose reka nkubwire icyo nkoze nawe urambwiye ngo mpamagare urumva reka nkubwize ukuri buriya hari ukuntu umuntu ajya mu nkuru akajya mu nkuru ifite byibuze ishingira ifite n'isoko wowe urambwira ngo uhamagaye umuntu n'iryo jwi numvishe hari nabwo bwa mbere ryumvishe ngewe iyo adakupa byibuze wenda ukamumpa tukavugana we arikirije ngo aramuzi ngo bamaranye igihe kinini nuko uvuga ngo uyimpamagaye ni nimero ntago nzi wari nyine simuzi ni nimero nanjye sinzi wari nawe niba utamuzi rero wigira ibintu byinshi mumbaza nta bintu mukubaza kabisa kubera ko dutangira ikiganiro wavuze uti muhamagare twumve uwo muntu uwo ari we niko mbikoze nge nkurikije ukuntu namwumvishe numvishe ari nk'umwana wo muri primaire ubwo nibyo ubwo numvishe ari nk'umwana wo muri primaire cyangwa se simbizi ariko umva njye nkumara impungenge rero ngaho simare rero ikibazo ahantu cyaba kiri ntago kiri kuri njye kiri kuri nde ikibazo ahantu cyaba kiri si cyaba kiri kuwa mpaye nimero ikibazo ahantu kiri kuri njye nuko nta kuri turamenya nta kuri muramenya ariko ibi turimo biraganisha ku kumenya ukuri cyangwa tukamenya ikinyoma reka nkubwire ukuntu ubuze kubwira mu mashafi wagutumye njyewe ibyo nkoze ntago ari byo narose yantumye arambwira ati sinshaka guhura n'uriya mugabo genda umumbwirire rero windenganya ubwira mu mashafi yagutumye nuko yagutumye ibintu by'ibinyoma nawe atazi kuko iyaza ubu yagomba kwandikira agapapuro ahubwo ati dore uyu mukobwa yitwa kanaka nimero ze nizi atuye aha naha kandi nawe wakiriye inkuru nabi wagombaga kuba wamenye uyu mukobwa yitwa kanaka amazina ye naya urumva twarangiza tukareba no kuri mobile money wenda ko binahura n'amazina ye atuye aha naha none tukaba twanamuhamagaye neza cyangwa se uko tukaba twabanje ukamumpa nge nkamwihamagara nkamwivugishiriza ukumva ko nyitaho nk'umuntu nzi ko ariko reka nkubwire ntabwo nshaka kuzira iperereza mwaryishe sinshaka kuzira amakosa yundi oya ariko makosa nyemerere mpamagare mama shafi umuhamagara agira ati uramuhamagara agira ati kuko ndumva ibyo nkoze ushatse kunca amazi urashaka kumbona nk'aho ari njyewe kibazo ushaka kumfata nk'aho ari njyewe ngo mpamagaye umuntu ngo ntazi nawe utazi uri kunseka reka mbwire nyir'ubwite azi navuga yuko atari yabimbwiye cyangwa nyine ibyo uri kumbwira bishaka kumfata nk'aho ndi umuntu waba wenda niba yanabikubwiye simbizi ariko ndimo ndashaka kubaza nazi ikintu ari butwungure muri ibyo ni iki ibi ngibi uri kumbwira urabimbwirira umva impamvu ariko n'ubundi reka umva impamvu reka nkubwire mbabarira gatoya kandi uzatuma ijambo rimwe nyine ijambo rimwe niko ko numva ubu uracyari umunyamakuru cyangwa wabaye mama shafi ariko si ibi ni ibiki ngutumye ngo genda ubwere kana avoma amazi ntabwo mvuga ko nabigutumye ubwo yagendaga komatana akagira gutubana yamwima akagira kuvuga ati reka twe kwigora icyo nakoze nagushinjije gusa ndahamagaye ahubwo amaherezo uraza no kunkata oya ndahamagaye baratwita ibyo bavuze wabyumvise nta n'ikindi ndenzaho ngenda kirenza nta n'icyo bose mbivugaho simbigushi nta kibazo kuvuga ngo uhamagara wowe nguhamagaye nkakubwira ntimbwira izina rye ntiwaribona umva nkubwire singiye telefone yanjye reka tworoshye nimero wazimpaye umugore wawe wazi kwihere ngiye kumuhamagara
ibyo wambwiraga unasuhuza n'abantu bisije nuza igihe cyo gusuzuma kararanga ntabwo bikigezweho bimara no kugira gutya bicaye neza gutyo ntabwo ari ngombwa yewe ntabwo cyo ntabwo ari ngombwa kamikoro kamumpera ngo abantu ngo tukabyaya ntuzongere kuntuma kuri uyu mugabo wawe wowe kabyara nzagufasha ibindi ariko byo ntuzongere yaranshwanyagurije mu kiganiro ngo ndi kumushinze bakobwa ngo nabahamagaye mu kiganiro ego nose umukobwa ntiyakwitabye turavuganye kuri telefone namubwiye ko ari wowe wantumye twavuze yuko yakomeje kubyirengagira sibyo amakuru twamaze kuyanga ngiye abantu mubwiye ko wantumye ngo mbimukubwire none ubu ngubu aho bigeze nzaza nkwifatire nkujyane niba ubu ngubu namaze kuhamenya siyaze kwatubwira papa Shafi ibyo wambwiraga ntukabimubwira arambwira iki wayasebye umukobwa yewe namaze kubona na nimero ze nanjye ndazifite sibyo ngenda muhamagaye baravuganye umva nimero umukobwa turavuganye nje ese uwo mukobwa yitwa nde Mbese uratubaza amazina y'intwe twamuterese ko ari wowe wamuterese wowe se wamukuye nimero ze wazikuye nose umuntu ntashaka kubaruza nimero ukuyiranga mu yundi muntu ntubu ntibabwira kuba yabaruje ku wundi muntu ariko atari amazina ye byanashoboka nabyo urumva ko ni umva amazi nkubwira ukuntu tuvuganye umukobwa yemeye kubaziranye uwo mugabo ati papa Shafi turaziranye kandi tuziranye ibyacu nise muziranye he ati ahantu tuzi mwangeze injajwa ati ahantu tuziranye ntabwo bibareba n'ibyanjye nawe umugabo arambwiye reka nkubwire kugira ngo dutinde muri izi nkuru sibyo ubushize ukuntu uyu mumama twatandukanye bimeze wongeye kuduhuza njyewe ubwanjye ubu urasa nkaho ubikoze ku mbaraga ni nk'ibintu mwakoze byo kungambanira kugambanira mu biki ahubwo ni ukuri kwamenyekanye tangiye guse ngo muhamagaye abantu ngo mugize gute sibyo none uyu nawe uramuhamagaye uragira ngo ambwire iki ahubwo kereka nkubwire sibyo nyine ngaho so muhamagaye umugore wase yabishakubwira ndamwemera abantu benshi nese nigeze muhakana kuko umukoshi narakumbwira se ngarakubwira nyine se ndamuhakana kuko wumva intego ari ukunshiza ngo uko wagira ngo hari ikindi kintu kibigisha inyuma ngo numugore wayo numugore wanjye nese ndamuhakana ninde kuri kumbwira ngo arakubwira iki araburi cyakubwira iyo abantu bavuze ikintu bakanakereka aho kugira ngo nyikorere none ubu ngubu yerekana no reka jewe keza mu bwiza ukuri ke ngewe iwe ahantu siyagiye aduhisha nyine kamusaba ikintu namaze kuhamenya umfashe muri ibi ariko bishobora kubona nubona akanya sibyo nubona akanya tuzagiye wamfasha ngo umukobwa ngo nukubesha ngo twamuhimbye tukazajyayo mana yanjye mwambabare tukazajyayo kangusabe ikintu kimwe wanyemera nk'umugore twashakanye tukabyarana sibyo tukagirana ikiganiro cyihariye cyane nawe twenyine tutari kuri ubushize warabyihakanye utugira abasazi utugira utugira abantu baravuga none se umuntu w'umukobwa none ari kukubeshyera se umukobwa yewe yaranciyemo kabiri arabeshyera none se ndamushinza ko ambeshyera ntanamuzi njyewe naze no kumuhamagara ntanga nimero ze kugira ngo bamuhamagare none uri kubyiyumvira ko yewe muhamagara ari kuvuga ngo kumushaka wiki ariko bibaye byiza bahamagara ariko rwose ni nabyiza ubwo sibyo reka mbabwize ukuri reka ibintu tubivemo nashaka bahari cyangwa badahari nashaka bahari cyangwa badahari aho uvuze neza naza urumva reka mbanze nkubwire nashaka bahari cyangwa adahari naha wowe uzahitamo kugirwa nawe hitemo bya bindi wigiraga gera maze guhitamo ariko nubundi nuko wazaga unyisabishwe imbabazi ubeshya uhamagara mutangaza mu none se ko wazaga unyisabishwe imbabazi ubeshya wabeshyeraga iki wabeshyeraga warazimaye se nzi ko kubera iki se nari kuzigwa nkahura n'ibibazo byose ubwo nari kuba ndi gukora iki tanga imbabazi rero nari kuba ndi gukora iki tanga imbabazi ziki nsifege ambagira ubu wihagaze hose nutwereke ndababwiye ngo abahari abadahari sibyo nubona ukuntu duciye wisoberekana nyine ko kuvugana n'abagore nyine we utweretse ko mana we papa Shafi urakoze reka mbabwize ukuri urakoze navuze ko ubu nta kindi kintu tuzongera kuvugana ubu urakoze none igisigaye asigaye kubyemeza noneho byanyabyo bikagaragarira buri muntu wese reka nkubwire irindi icyambere tumaze kumumenya reka nkubwire irindi jambo rikomeye uretse nkubwire irindi jambo rikomeye mbanze nanabikubwire n'imbere ya mikoro
sibyo n'uyu munyamakuru abyumva ibintu wigiramo wijugunyangamo wigira ngo wamaze gufata umwanzuro wagize gute ushatse watuza ugahama hamwe uruwanjye ndongera ndabivuze uruwanjye nta n'ikindi ndenza turaje tubibona sibyo kuko uko biragenda kose wowe igihe wivugisha icyambere abana babi kuba mbafite se bivuze iki ubu noneho ngendiho nta mugabo ushobora gutunga kubera iki ari sezerano mfitanye nawe ntabwo wamutunga ntabwo abantu nka sezerano mfitanye nawe wamwica se wamukorera iki wamukorera iki nta mugabo wemewe ahubwo iryo jambo uvuze ugiye gutuma ngiye kwishinganisha nyine ngiyewe ndiho nanjye noneho ngiye kwishyiramo imbaraga ariko nta mugore wemerewe gutunga warabemerewe kubera ko we yumva ko n'uburenganzira bwe warumva n'uburenganzira bwe sumva uko bari kwikaraga hose urumva ndacyabihagararaho kandi ndabibabwiza ukuri uzaweho nanjye nzaba ndiho ariko nta mugabo wemerewe kugutunga ubwo ibyo witeke inyama bita igihaha urayizi uzabaza amateka yayo uzi kwikaraga ariko uzi kwiyemera mugabo ubundi wikanze iki ubundi yikanze iki mbere nibyo yivugisha ariko ni urukundo akugaragariza cyane urukundo rwa hehe ariko ko ari imitwe urukundo wabona uri yagira urukundo ubona yagira urukundo umuntu yagira urukundo akirirwa kubyinagiraho gutya yigira nabi gutyo kwari kuvuga karahira aya ariko mukajya muvugira papa shafi n'umunyamafuti nibyo byose abari kuvuga abari kwihagararaho sibyo abari kwihagararaho bashake kukwereka ibyo akwereka umukobwa naga muhakanye aramwemeye nonse kubera iki agize amwemeye we none ikimenyimenyi mwe mutazi yagi umukobwa yaragiye yaramubwira cyakoze nitwa papa shafi mfite umwana umwe ibindi byose bizaza nyuma baba bagiye kukubeshya urumva kandi umuntu wabimbwiraga gutyo ni umushuti we urumva iyo nshuti ye rero ibize amakuru yabo iyo amabanga yabo baba barimo n'ubufuti bwabo bwose baba barimo arabizi ngo we yamubwiye ko afite umwana umwe ni nayo mpamvu yagiye kumenya ko yitwa papa shafi ahubwo bamubwiye yandi mazina aratungurwa bavuga se umugabo yaje kunkenesha urumva mbega umugabo yarandiye we ega bari kwihagararaho kuko abazi ko afite amakosa abazi ko afite amakosa rero kugira ngo yerekane ko nta kosa afite agomba kukwereka ibyo nta biriya yikaraga ngo nta mugabo nemerewe se niba yarambyaye yakoze iki ahubwo wasanga yaranabikoze ntawe wamenya usanga afite n'ibyo agashiremo cyangwa arureba ariko nanjye ariko mu magambo ye hari igihe avuga ijambo kumva rwose aragukunda kumva avuga akunda ibiki umuntu ugukunda aya magambo yose yaba avuga yikaraga kuri yaba uwo ni urukundo nyabaki ngaho mbwira urwo rukundo umuntu yirirwa yikaraga avuga agira gute ubu ahubwo n'ikintu ikigaragara cyose nuko asebye ni uguseba niyo mpamvu ahagurutse kuri nimba ko adasebye ko azi kwihagararaho ko aticaye nyine asoza ikiganiro none se mama shafi mbwira uramutse usanze kuko ari byo uwo mukobwa hari wakora iki nk'umudamu ufite abana wari ufite n'umugabo ngewe rero reka mbabwize ukuri nta kintu nakora kuko sinkeneye n'intambara ikintu ngewe nakora naharanira ubuzima bw'abana banjye gusa ubu ngiye kurwana ku bana ibindi byose bigende n'ubundi wamusaba ko yabatunga afasha abana be nawe ibyo by'inkundo bye nta nizo nkeneye kumva yewe ubu ngubu ahubwo singishaka no kumwumva nafashe urubyaro rwe bundi ibindi duhana amahoro ko ndabona ntabwo tuzahora muri iyi mikino iyi ni imikino nyabaki ubundi turimo ni imikino nyabaki umuntu azajya ahora mu bintu by'amafuti utamenya naho bizaragirira hari igihe papa shafi avuga rwose ukabona ijambo riseriye nyine bari kubabeshya nose ubu ngubu ko yajyaga yigira seriye yigira umuntu uzi gutera imitoma uyu munsi imitoma yagiye hera ntago ari kwinginga none nicyo kikwereka ko yamaze kwihaga yamaze kugera yagezeyo mureke kwivuna mwe mureke no kujya mu bintu byinshi papa shafi mu mwihorere none ubu dusigaje kubona ikimenyetso cya nyuma nitumara kukibona turangizanye noneho neza abantu babireba ku mugaragaro ariko ntago tuzarangizanya ku buryo atazafasha abana be kuko ntatabafasha noneho yishura bigiye kuba umuriro ko agomba kubafasha ko nta bana be kandi nabwo nimba atarabe nabyo azabivuge bimenyekane ko atarabe tubimenye ubundi turangizanye nyine umushuti we yambwiye ukuntu umushuti we uwo mukobwa ukuntu yabwiye umushuti we
ngo papa Shafi bahuye amubwira ko ari umugabo ufite umwana umwe kandi umwana akaba ari iwabo mu cyaro nta nubwo yigeze avuga ko abana nawe nta n'umugore yigeze oya nta iby'abagore izo nkuru nta nizozi rwose we ikintu yamubwiye ni uko afite umwana umwe witwa Shafi niyumva bajye bitana amazina yabo bateretanamo cyangwa ajya mwita papa Shafi icyo si ikibazo ni ugukunda abagore n'ingeso ni iby'umuryango njyewe ubu ngubu ndumva byancanze ahubwo sinzi rwose njye nkunda ukuntu ahakana ikintu akagarama sindi kuntu ushinja mwa bantu mwe ariko se nta kidashoboka nabyo birashoboka cyakoze ntababeshye mwa bantu mumfashe rwose mbanze nduhuke ndumva ibya papa Shafi bigiye kunsaza nari naravuye mu bindi niruhukiye nimereye neza mu mutwe noneho ubu nibye none ndabona bigiye kuza bibera udubi noneho banza ngiye kwiruka ko bikomeye se ahubwo oya ntabihaze ibi nabihaze rwose mana mumbabarire pe ndumva nabihaze ubu igisigaye ni kimwe ariko ararakaye we arakare kubera amafuti uzi ko ararakaye bire n'amababaje yaba hari yaba adahari ntago bitureba nose ari icyo asigaje nta mugabo wemerewe gushaka nkiri muzima ari icyo asigaje kubabwira ikindi mushaka kumva ni igiki namwe kuko mwambabariye mukumva ubundi ikindi mushaka ni ubwo hari uko atagize se abivuge mwajyaga munyita mu yabinyoma ubushize waramuvugiye uravuga ngo ntago wabimushinja sabikweretse ubu bahise agenda yiruka ahubwo uriya mukobwa mugiriye impuhwe aho bari buhurire aramutema aho bari buhurire aramwica amukuramo iyo kotsa adakora kuva cyagiye tuganira ntago mwongeye kuganira na papa Shafi reka ubundi bwo mwari nta kintu twavuganye iki mutujya munaganira no kuri telefone tuganira iki se avugisha abana se basi ku matelefone uganiriza umuntu wifuza ko muganira none se ubu turaho tuganira iki nta kintu dufite cyo kuganira ntacyo kuvuga kiba gihari oya ntacyo nta kundi ariko icyo twashakaga kugeraho ni ukumenya niba uwo muntu ahari tuvuganye kuri telefone yego ntiduhuye ariko niba abonetse kuri telefone no kumubona no guhura ubu ngubu tuzahura si igihe kinini noneho azabone kuzajya arakara kuriya neza numvise afite agasuzuguro kenshi uko biri kose nawe umenya ari kwishongora nk'umuntu ufite umugabo nyine ukuntu isa nk'upa ibyacu ntibareba namubwira iki ntagire kuraje rwose ntagire kuraje reka dusoreze hano ikiganiro cyacu kugira ngo tumenye amakuru tumenye make n'ayatuzuye ariko umunsi n'umwe wo kumenya byose umunsi n'umwe bizaturika tukamenya byose uko bimeze reka dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutaha